abantu bagifite impuhwe. None se ko naherukaga umugabo ashaka kuza ngo mugumane mubane ubyanga umugabo byo byaje kugenda gutyo muri kubana hano? Reka ndanamuheruka se. Gahunda yo kuza mu rugo nyine ndagomeza mbaho gutyo nk'imbobo. Ubu uri kumwe n'abana gusa? Kumwe n'abana, twicaranye n'abana hano twenyine. Duhura n'ubuzima bubi. Kuri yo kumva yuko hari uwundi afite ahubwo yateye inda. Umugore? Niba yaramuteye inda ari umugore, niba yaramuteye inda ari umukobwa. Ako noneho Kenge byarancanze. Papa Vanessa afite undi mugore utwite? Ubone nawe bari kumwe. Hano nari mfitemo 5. Ejo kiruze kugura Mane turayi murye nijoro ngo ibindi nakongerera guhibyiza. Ihanga niho kigomba kuba. Kidasuwe njyamye. Zamuka. Kirimo hano no gitabye. Ngiki Mana yo mwijuru nibi byanjongereje burya nibi ngibi. Nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose, gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe. Avura amarozi arimo nk'ibitegano, ibihuhirano, ibigaburano, nyabingi ndetse n'ibindi. Ikindi kandi agakongora inyata. Ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira. Ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di. Bayikazi bakundi nacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi ngira ngo ndahantu hashyashya mutazi, turi epfo y'umuhanda ahantu umanukamo hasi hengereye igishanga kiri epfo yacu gatoya. Ni muri quartier Mama Vanessa atuyemo, ngira ngo murahita mumwibuka nimubabwira muri ubwo buryo ni hatuye. Naje kumusura kugira ngo tubashe kumenya uko ameze. Ngira ngo murabona ko ari aho turi ntago ariho yaratuye mbere. Muribuka ko yarari mu icumbi bamucumbikiye, hamwe ari umucumbikiye. Ngira ngo wenda muraza kuza kwibuka biganiro by'ubushize biheruka haciyeho igihe kinini kwera ikibazo cyabayeho nyine, ariko navuze nti nyuma y'igihe kinini nk'umuntu twaganiraga ntabashaka kumenya amakuru yiwe, reka perereze mbashe kumusura menya hana herere. Namabagaye kuri telefone rero turavugana akanya gato yamubwira ko nifuza kumusura, ambwira ko yimutse atakiba hahandi umuntu wari umucumbikiye, ko nyine byaje kwanga agashakisha nawe ubundi buryo yiranje nk'umuntu mukora agashakisha akazu ko kuba yikinzemo. Turi kumanuka rero ubu niho ndi kujya. Ngira ngo manzi mbasobanurira gatanu twerekeje. Navuze nti reka muhamagare musure hanyuma numva uko ameze, twumve gahunda afite, twumve ubuzima bwe, cyane ko Papa Vanessa ntago bari babanye neza mu nzu nk'umugabo n'umugore kubera utubazo twagiye tuzamo tw'abagore tw'ikintu n'ibindi. Niyo mpamvu navuze nti nk'umumama ufite abana utarubanye neza n'umugabo, ibyabo bari bifitiye barabibatse, ndavuga nti reka njye kumusura mbashe kumenya uko ameze, tumenye n'amakuru y'umugabo we, mbese ubuzima busanzwe muri kino gihe gishize tutabonana abayeho gute nk'umubyeyi. Reka tumanuke twegere hepfo tubashe kuganira nawe. Yandangiye hatuye, ndumva ntibeshye ubundi aricyo cyerekezo turimo. Yahandangiye ni kuri ino nzu iri imbere iyi ngiyi yanitseho inkweto ku karyango gafunguye, niho iwe mu rugo kuko twari twavuganye. Birumvikana ko nyine arahari kuko twari twavuganye konje. Reka tuhagere hanyuma tuvuganire nawe by'umwihariko twumva uko ameze, imibere habayeho, twumva amakuru yiwe mbese n'umuryango we, cyane ko Vicky yavuye mu buzima bwabo. Ni ibintu byakabaye byiza kuko niwe navuga wasaga nkaho ababangamiye. Reka tukomange twumve ko yakadukingurira hanyuma tubashe kuganira birambuye. Aramutse neza. Ego iminsi myinshi Twese baho neza. twaraburanye ariko ndabona munyibutse ko waje ahantu kuhamanuka ari danje. umva ni ibibazo nyine aho iminsi kujyanye niho werekera. Ahandi hari ku muhanda ho gake, ariko hano ariko naho ni sawa da.
akintu bijyanye niho werekera burya niko ari bwo buzima se wa muntu we ni karibu nakoze nibwo buzima iminsi twerekeje ni burya pfa kuba uri muzima naho ibindi byo birizana kugira ngo ubuzima bwo burahari buke nkumva biba byanze ubuzima buri umuntu aba umwuka wo guhumeka gusa ntabwo mba numva bwanze rwose umeze ute se aho ndashima Imana ko nizere ko ntakwiciye akaraka wari kujya kwikorera nkubwira ko ndi buze kukureba oya ntako nari mfite n'ubundi muri iyi minsi maze iminsi ndimo umushomeri nta kiraka nari mfite urumva haciye iminsi ejo naricaye ndavuga nari ko haciye igihe rumva nararwaye ndumva narabikubwiyeho gake kuri telefone hashira igihe tuburana gutyo ndavuze ntari ko wa mugani papa Vanessa mama Vanessa bimeze gute nibwo mvuze ntireka nzagusure turebe uko umeze unambwira ko utakiba hahandi wimutse numva nyine ngize amatsiko kugira ngo tuganire nawe harya ahantu nyine narahavuye naje kuhava nyine bibaye naho ibibazo wa muntu gupfundikiye iminsi karenga ukwezi ntabwo biba ari byiza hari igihe hanakurambirwa ubwo rero naje guhura n'umugiraneza kuko yari asanze bari kunyanika nyine mu muhanda umugiraneza yarakwirukanye wa muntu yaranyirukanye yaje kunyirukana binakaze bikomeye ubwo rero umugiraneza aza kuncaho anciye hareba uko bimeze abona nta kigenda arangije ikintu yankoreye yahise ambwira ati shaka inzu ya makeya hanyuma umbwire nkwishyurire amezi nk'abiri hanyuma nawe ubwo muri ayo mezi abiri uzaba ushakisha ati kubera yuko ndabona ubuzima bwawe bugucanze yego ubwo ku bw'amahirwe rero mpita mbona nyine hano ni muri uwo muryango n'ubundi ni kuri uyu muryango ngize amahirwe rero mba ndahabonye ubu niho ndi abantu beza ega baracyabaho hariho abantu bagifite impuhwe none se ko naherukaga umugabo ashaka kuza ngo mugumane mubane ubyanga umugabo byo byaje kugenda gutyo muri kubana hano reka ndanamuheruka se ntabwo muheruka guhera igihe namubwiraga ngo agaruke mu rugo ubwo nyine yaje gusa naho byanze mbona nta gahunda yo kuza mu rugo nyine ndagomeza mbaho gutyo nk'imbobo ubu uri kumwe n'abana gusa kumwe n'abana twicaranye n'abana hano twenyine duhura n'ubuzima bubi ntundebe gutya duhura n'ubuzima bubi abana inzara ikabakubita nanjye ubwanjye nkabura icyerekezo nkahigaho mpigiye singira icyo mbona tukajya mu buriri tukaryama n'abana ubu byaranyobeye ibibazo wa muntu urumva ubu byarancanze ubu usibye agahinda konyine mba mfite ariko ubundi kuba muri iyi si ngewe maze no kujya numva birambiwe oya ni birambirwa ufite abana buriya hari igihe ubuzima bugucanga ukabaho ubereyeho abana ukavuga uti reka ngo mbeho kugira kuko uramutse ngo ibaze ise nimba yaragiye akabata nawe ugiye abana babaho gute ni bwa buzima nta kubitaho nta kuvuga ati se abana bameze gute abahese noneho reba kirya gihe cya Viki kiriya gihe ari kumwe na Viki kera hashize iminsi burya kirya gihe nta nubwo ari we wenyine bari kumwe mfite amakuru yo kumva yuko hari uwundi afite ahubwo yateye inda umugore niba yaramuteye inda ari umugore niba yaramuteye inda ari umukobwa kenge byarancanze Papa Vanessa afite undi mugore utwite ubonye nawe bari kumwe barabana ngo barabana bari kumwe njyewe narumiwe byarancanze gwiki none yanze kuza mu rugo ngo mubane afite undi mugore gusinda inda n'inkuru subwo ahubwo ni imvutsi kandi ari imvutsi gusa yaba ubwo muri cya gihe cya Viki ubwo baba menya yari abafite ari babiri cyakora biranana yari abafite ahari ari babiri uriya mugabo bamuroza abagore ni abagore bamuroga bagira ngo wowe yari afite arakunaniwe ashatse Viki aramunaniwe ashatse undi amuteye byaranyobeye none se ubwo urumva uwo wundi nyine bari kumwe
niwe yateye inda niwe bari kumwe ubu ngubu. Oya banamaranye ariko igihe Amaranye kandi inda ari imvura. kubera ko reba mu minsi yashize kiriya gihe uri kumubwira uriya mugore avuga ngo wa wundi wamucumbikiye avuga ko yamwibye. Urumva ko uwo mugore bari kumwe n'ubundi ariko mwibanga rye. Nta n'undi muntu wari ubizi. Nta wundi muntu ubizi. Usibye we ku giti cye. Urumva ko byari bihari. Arongera arabiguhishe. Ateye inda bucece ariko we shake kuri umugabo n'umwana wundi. Ngewe narumiwe. Ngewe ubu ngubu. Uwase bazamurera. Sinkishobora kurira, sinkishobora kuvuga nabaye nk'igiti. Ngewe narumiwe gutyo gusa. Uwazamutunga. Wenda wazamutunga kubera ari umwana umwe, wenda ngewe yabonye maze kugira benshi abona atajya. Ariko benshi yabyaye. Hari uwamutwerereye urimo se? Nta n'umwe. None zibe burya abagabo ngo hari abagabo babona bamaze kugira abana benshi bakumva yuko batazongera kujya hari barya ngo bahabwe. Akumva ko ari bwo agiye kugorwa. Akumva ko ari bwo agiye guhura n'ibibazo. Agashaka undi ku ruhande se? Agashaka undi ku ruhande cyangwa akanagira. None se ntabwo ujya wumva? Nta naho ujya ugenda ngo wumva ati umugore ntabwo akimpakeya kubera n'ibyana. Kubera abana benshi n'iki. Oya ngo haba harimo n'ubwenge buke. Buri muntu n'ingeso ziwe nyine nuko. Nje papa Vanessa burambere nabonaga atuje atarajya mu bya Viki. Mbona ari umugabo utuje, mbona ari umugabo umeze neza. Baravuga ngo imvura ihoze niryo ryotsinze. Byaragaragaye. Ariko ntungurwa no kumva atereta Viki akamushyigikira mukodeshereza inzu. Ese ni wabibonye? Abagabo bahindurwa n'iki? Yagiye gutera inda handi se iyo musubirana wari kwanga kongera kumubyarira? Ibyo se ndabizi. None se abandi twababyaranye hari inama yangishije cyangwa namugishije inama? Sinagahinda ariko ashaka kugutera. Koreya sinzi icyo ashaka kugera. Uzi ko hari ibintu umuntu agukorera ukavuga ese bwari ubugome bwo wakora. Kuko ni hahandi nzabaho nabi ariko nzabaho. Nzabaho nabi ariko nzabaho. N'abana banjye bazajya bagenda biga buhoro buhoro ariko tuzabaho nabi ariko tubeho. Kandi hari igihe kizagera akatwifuza atari butubone. Ikintu cyagitangaje buriya n'uwo mugore yateye inda ntago azi ko wowe uhari. Niba azi ko mpari, niba ashobora nta mugabo ujya hanze. Umugabo wagiye hanze ntago agenda avuga ko hari impeta wari wabona uriya mugabo yambaye se. Ntago ashobora kugenda avuga ngo mfite undi mugore. Agenda avuga ko ari umusore yatinze gushaka. Hari n'igihe yanamubwira ati umugore nashatse yarananiye yambereye ikigeragezo. Cyangwa yambereye mubi naramutaye. Nuko ariko abagore umugore n'abakakira dese ngabonye umugabo. Akira ngo abonye umugabo ariko ntumenye yuko ngo umusegura akaboko aguseguye ijambo. Nge buriya narabibonye nta n'ikintu yakongera no kumbeshya. Reka ntago kwa ko wowe muzi ntiyakugaruka imbere ngakubeshya. Impamvu ajya gushaka abandi batamuzi. Yagaruka niyo yagira ate. Gusa buriya twabana muzi ubwo nyine twabambarimo mbazi. Gusa umuntu wagiye kubyara hanze ubundi umugabo wagiye kubyara hanze akajya no kubana n'umugore ntago abo ngo kugaruka bari kugaruka byo ntago biba birimo kuko ubundi umugabo aragenda akagenda kundi mugore ukajya ubimenya ugatuza ariko umugabo wagiye agatera inda Yesu we bari kumwe ariko muhuye ukabimubaza ntabwo yabikwemerera. Byibura se umugabo uheruka kumucira iryera byibura namukuye hehe twahurira hehe wari ukumva amakuru gutya ariko ngewe wabimbwiye ko yambwiye ko afite umugore ufite wenda no kubyara ko nta n'igiceri cy'icuma ariko bazi no guhisha ibanga ko ntajya mpurira nawe no mu muhanda ko basinahuye nawe ko nanamwizirikaho ariko sinjya mpura nawe n'umunsi n'uyu n'umwe nta naguhamagara. Reka ahubwo njye niyo muhamagaye niba yaranshyize burakariste ntabwo bicamo. Ndaza kumuhamagara kuri nimero yanjye turebe kuko uzamfashe uze kumfasha umuhamagare kubera ko ntiduheruka nabanje kuguhamagara. Ahubwo se kagira Imana we nubwo wumva ngo yashatse undi mugore amakuru mfite uzi ukuntu ngo asa neza nyine kubera ko afite umuntu kumwitaho ngo asa n'imbobo nawe byaramucanze asa n'imbobo bate kandi yaragiye kundi mugore nabo bambwira yuko asa n'imbobo n'ubundi ntaho yagiye imva ahubwo mbere nibwo yari umuntu muzima ubu noneho ngo ameze nk'umusazi burundu.
murahura mukagira ngo ni umuntu w'umujura w'ibandi rimwe none rirara se muri iyo mazi. umuntu ashatse ubundi kubera ko kuko yakuretse yagutaye ushaka ko baramubereye mubi reka tubyemere none se aho yagiye umugore ntazi gufura umugore ntazi kumuha keya umugore ntazi kwita ku muri byose nta na kimwe aharamukorera kuko umurebye nawe wagira ngo ni nk'ikibobo wundi uza n'umugore nta gahunda ntaki umva mbere burya yarakeye nawe ubu ngubu asigaye asa nabi ubyumve ko asa nabi njyewe niyo makuru bampa kandi none se yakunumva naho yavuye nta naho yagiye ntaho yavuye ntaho yagiye njyewe nari mufitiye umumaro ese ko kirya gihe yari umusore mwiza ukeye nabana kiriya gihe basi yarafuraga utwenda ukabona turasa neza erega burya baca umugani ngo iyo utaye imfura uta n'ibiheko uzava mu rugo rwawe rwa mbere ujye mu rwa kabiri ngo nibwo ngo ugiye kubona intuza urega rura n'urwa gatatu nako ni urwa gatatu inga eshatu zose zikunanye sawa rero buriya byaramucanze byaramuyobeye pe ingo eshatu zose zikunanire ari abagore urumva abagore bose se baba babi agahinda yanyicishije nyine nuko nta bindi narumiwe narumiwe ikintu cyo nzi cyo nawe yakabaye biriya bintu byo gutandukana Vicky yakabaye yarakuyemo isomo ariko ntiyumva ahubwo wagira ngo nibwo yari atangiye urugendo ese ubona atari bwo yari atangiye urugendo ntabwo yumva nibwo yari atangiye umugore rero kwinjira buriya bashaka kuba barabanye wenda afite nk'udufaranga dukeya rero kujya gushaka undi umugore wa kangahe ukanakina nta n'amafaranga ufite wose uramutunga akubwiye ngo umutungana n'abandi barambwiye turebye ukuntu asa agahinda kakwica ukamubwira ngo garuka mu rugo nubwo wenda atanagukundira ariko ati wahita umubwira ngo garuka mu rugo habaze se namubwira ngo agaruke mu rugo urugo anyishyurira urugo ahahira urugo amenya ko nta sabuni irimo urugo amenya ko nta mavuta yo gusiga abana ntabwira ngo agaruke mu rugo mu buhe urugo kandi yaragiye aruhunze kuba ari ukumubangamira ahubwo ikibazo ni uko numva naho yagiye byose ari kimwe ubu yakabaye ari mu munezero yishimye avuga ati nataye mama Vanessa ameze neza byaramucanze byaramuyobeye nta kwishima nta munezero uhari na muto none se kumva nta epfo ntawo byaramuyobeye byaramucanze urumva rero umugore usanze ubu ngo asigaye ari nk'imbobo urumva ngo umugore ubyigufu ukaza nawe ubibona uri mirabunguri yagutaye byibura waranamufuraga n'utwo twenda tukaba tunafuze none ubwo yagiye ku muntu utanamufurira umugore rero iyo ugiye ufite udufaranga tugashira kugira imbobo umeze nk'imbwa usigara umeze nk'imbwa icyo gihe nta n'ijambo uba ugifite uba umeze nk'isesemi imbere ye ariko niyo mpamvu n'uwo mupira atawufura niyo mpamvu niyo pantaro atayimumesera kubera ko nyine ntabwo aba akimushaka urebe ahantu hose navuye urebe n'aho ngeze uza agahinda buriya ariko yanteye nta n'amahoro yagira ndabyibuka kwa Vicky barateretanye agatsi karacika kugeza ubwo tubaye nk'imbobo reba ahantu nsigaye mba ariko mureke mbabwire nabwo kuri Imana mfasha iyo abantu kuki abantu iyo dukerenye turyana ubundi umuntu yagakunze undi mu bibi no mu byiza siko turahera tuvuga ese kuki bibi biza umuntu akihakana undi ibyo ngibyo ntabwo uba ukibitekereza mwari mumeze neza none mu gihe bya bintu bigiye ko mwahise mwangana urunuka umwe akabonamo undi seseme ntawe uba ugitekereza ibyo ngibyo we ubundi ubwo bukene mubanamo ahubwo mugafatanya gushaka andi mafaranga uzi ukuntu biryoha iyo mushaka nyine iyo muhigiye hamwe biba byiza ariko iyo hajemo amacakubiri biba byabaye urayabonye wowe ugiye mu kabari uranyweye ahubwo nta n'igihombo uzanye uje urwana umugore aratubonye arahashye urariye aho ndebera ingaruka rero niyo mpamvu rero mana ibaze nyine nawe ukurura iyo foto uyirebe uyumve umbwire iyo foto uko iba ihagaze nawe ubwe nta terambere nawe ubwe nta kintu ashobora kuza ari abana barakwanga kuko ntabwo wakunda umuntu utagize ikintu akorera kandi utabona gute kandi ntacyo yakumara urumva ko yagiye kubyara n'abandi bana papa Vanessa muhuye wamubwira iki kuko nyuma y'ibyo bintu byose ndashaka kugira ngo ahubwo tuzabonane ndashaka ko mpura nawe nshaka ko mpura nawe
narangiza nkamubaza muri we uko atekereza ku mutima wiwe ikintu yumva yifuza, yifuza se nta ari ikindi nuko cyangwa adashaka nkamubaza kukubona, cyangwa nkamubaza niba abana yabyaye batagomba kubaho ngo amenye ngo nabarabaha iposho, amenye ngo agomba kwishyura aho baryama, yabaye iposho nawe ataryiha. agomba kumenya ko abana bagomba kubona aho kuryama, abana bakabona ibyo kurya, cyangwa n'ibyanga ubwo nzajya mu buyobozi. Ubuyobozi harya ubwo bagufasha iki? Afazari mu buyobozi iyo abana ari abawe bemera bagutegeka amafaranga wajya ubona ubasha kubona, kandi ibyo biba ari itegeko. Ayo wabasha kubona yose ukabaha, nabo bakavuga ati data tumenyera iposho, ukajya mu byawe ariko abana babamenyeye iposho. nawe rero kugomeza guceceka gutya ndabona nta kintu bizangeza. Nimba atakwitaba njyewe ndamuhamagara kuri telefone ko biri kose nge nta kibazo dufitanye, ntabwo yarikanga kunyitaba mwiganirije. Kumuhamagarira umuganiriza ubundi wumve numva uko ambwira ko biri kose nituvugana nge nzamubwira ko umushaka ko ushaka kubonana nawe. Nibwo wenda mbwirire hanyuma wumva uko akubwira, naba byumva nawe ni umuntu mukuru nzakubwira muhure. Mushobora guhura ubwanyu, abishatse mwahura ubwanyu, cyangwa tunange nkaba mpari nta kibazo. Icyo ukeneye ni ukumubwira icyifuzo cyawe ku bana, kandi abana nabi arajya kubyara abandi abo mufitanye arabarera, nabo byarabacanze nta kurya ntaki, arajya kubyara abandi aba yabyaye babamariye iki? Wese yimariye iki? Nawe ntacyo yimariye, ariko rero byose niwe wabyiteye. N'utwakabatunze atujyanye mu bagore, nta bagore bari hano nabo bazi kuyakegeta mva. None se batayarya wowe wabazanira ntibafate? Abo bagomba gufata, wowe wabagaburira ntibarye. Cyakora bagabo ni danje. None se nk'ubukemba barira umbwire umugira neza yandi hino nza amezi abiri. Amezi abiri si ubu ko agiye gushira nta kirakameruka kubona no kurya n'Imana mfashe. Amezi abiri uhacu ukwezi kwa mbere kwarashize, uri mu kwa kabiri. Turi mu kwa kabiri ubu maze n'iminsi nararembye mpera mu buriri pe. None se ubu ngubu urambwira ngo nigushira nzagenda, noneho nzajya hehe, nzerekera hehe? Igihe wenda Imana yaba hari icyo yakoze ukabona ndiyo kwishyura, none gusa Imana niyo ishobora byose, n'abagira neza nyine bajya bahaba, ariko rero hari ubwo ari menshi uyishyura. Nishyuriye inzu nyishyura amafaranga 20,000. Nayo rero kuyabona biragoye, ni ingume. Kubera Imana hari igihe yazabona. Sibyo ko umuntu agira amahirwe abana ku ishuri basigaye babagaburira. Bose ni wishyura nubwo cyari icyo gihumbi cyo kugira ngo yo ntibayishyure. Uzi yuko nabwo hari igihe bagera hano bakaryamira aho ngaho bakazongera kurya. Hano nari mfitemo 5 ejo kiruze kugura turayi murye nijoro, ibindi tuzabivugana. Imana iguhe umugisha rwose, ubwo tuzareba n'ibyo by'inzu uko bimeze, hari igihe twabona n'ubundi buryo. Murakoze ni ukuri pe, ndagushimye. Sawa, reka dusoze rero, hanyuma nanjye ntahe nari nje kukureba uko umeze. Reka dukomeze turebe, ndavugisha uriya mugabo numve niba ari ibikunda nyine buriya nzakubwira muzabonane, cyangwa nimba mpari nanjye tuzabonane. Naribi rwose ujye ugomeza undeberere nanjye kuko mba mbona byarancanga. Humura ni inzu 20 ntabwo ari amafaranga menshi, ubwo umuntu yatanga 1,000. Ni menshi nkanjye udafite akazi. Kuba ni menshi bwo ni menshi, ariko buriya hari abantu tuba dufite nabo bajya bafasha. Nubwo umuntu yatanga 1,000 nanjye ngashyira icyo 1,000, ntabwo ku kwezi kwashira ngo bakwirukane. Ntabwo byashoboka. Nawe kandi ubushakisha ugize utwo ubona wavuga uti mfite ayanda buraye. Rero tukareba no mu nshuti n'abavandimwe. Uko niko kuri rwose. Umura rwose uzabaho. Umugabo aragutakagira ngo utaye ubuzima, ariko ugiye gupfa. Reka dusoreze no mu kiganiro cy'ubutaha. Sawa, murakoze.